gusa nabonye ubuzima bwose ni Imana. Ushaka kuba mu buzima, muri ubuzima, ushaka kubaho neza muri ubuzima, ubaha Imana, ugatinya Imana. Meza TV ryohera abagukurikiye. Bakunzi ba Meza TV rero twongeye kubasuhuza abantu bari mu bihugu bitandukanye, twongeye kubasuhuza kuba mukurikira ba Meza TV. Uyu munsi wa none hari abagumije gukurikira bakatwereka ko turi kumwe, abari Tanzania, Kenya, Uganda, Amerika ndetse n'ibindi bihugu tutavuze, nabari hano hafi hano mu nkengero z'uturere tugize u Rwanda, nabo turabashuhuje cyane. Uyu munsi turi kumwe n'umuhungu wacu hano kuri Meza TV. Watangira wibwira abakunzi ba Meza TV. Muraho nitwa Shije Maurice, niyo mazina yanjye, ariko abanzi kera babanze ku izina rya Gawuco. Gawuco, abantu bazi Gawuco Murisa ni muntu ki? Ese ubu ngubu ni muntu ki? Watangira wibwira. Gawuco ni umuntu mugari, ni umuntu mukuru bof. Nkuko yavuze, ndi umusore, ndi umunyarwanda. Ni byinshi bo. Muri Gawuco umaze igihe kirekire atagaragaza gutangaza amakuru, imyaka hafi ngira ngo ibaye myinshi. Bihe kote ndashima Meza TV yemeye ko uyu munsi kongera kugira ngo Okay. Gawuco uravuze ngo ataraza mu itangazamakuru, wakora iki mbere? Mbere muhere mu myaka za 2009 2010 gutyo nari muri showbiz ngira umuziki gitangira mu Rwanda. Ndimo nashobora kuba barawutangiyeho, ariko nyuma nyensa naho ndabireka mbivamo. Okay. Urabire kubivamo. Waje kuririmba muziki, waje gukora muziki mu mwaka wa kangahe? Ndibuka 2009 nibwo ninjiye studio bwa mbere. Studio bitaga Black Studio. Sangamo Bruce Melody, umunsi wabaye icyamamare. Uravuze ko wayisanzemo Bruce Melody wabaye icyamamare. Ese wowe Bruce Melody akimara kuba icyamamare mwarabanaga, byagenda gute? Bo Melody buribona nabyita generation. Twadutoje muri quartier imwe, twabanaga muri quartier bita Kamenge i Kanombe. Turi babana muri ya myaka nyine mikeya, nyine abantu bagishyushye mu dufaranga kuva kwa akora umuziki wajya studio, ariko medasa nawe nyine yasana nanzemo gakeya nk'umwaka umwe cyangwa se amezi. Ngenda musangamo nyine, ndibuka hari mushiti wagita William ni wamujana na Bruce Melody na ba Breze na ba Ligi, sinzi mubibuka. Ubwo yari twari twaranga na ba Maji, twari hamwe na ba piano, twarabikanombe. Ubwo rero nyine numvise ko ba William abahanzi ari inshuti zanjye, nanjye ndandika inja studio. Ndiba ko mu mbere Sane studio wankorera wakoze indirimbo ni Bruce Melody, yari producer. Twayikoreye Masaka, indirimbo itangarukira tukoreye Masaka. Icyo genda byuka twayikoze nk'icyumweru kimwe, Bruce arayirangiza. Niba recordinze ayikora mastering arayirangiza nyine arayima. Indirimbo wowe wakoze bwa mbere bayita ngo iki? Bayita ngarukira nyine, ariyo mvuze Melody yakoze. Melody niwe wakoze ngarukira? Niwe wayikoze, ari producer. Icyo gihe yakoraga muri studio bitaga Black Studio, yari Amaji aza kwigurisha umutipe bitaga Breze yimura studio i Masaka hari mu buryo Masaka nyine nibo nayisanze ariho Melody urumva ko yari umukozi wa Breze. Urugendo rwawe na Bruce Melody rwagenze rute? Ese mwagumije kuba kumwe cyangwa mwaratandukanye bitewe nuko mwese mwiyumvaga?
oya bo urumva imaze gukora indirimbo dusa na dutandukana nyine yarayikoze njya mu bindi njya mu nsa naho nimutse mu Kamenge njya handi hantu nsa naho tuburanye ariko urumva y'inshuti yanjye twaravugana ku telefone icyo gihe nibwo na William yari umuziki duhura tukaganira rimwe na rimwe ubundi nawe urabizi by'isi muraba yirukanga ashakisha ubuzima nza gusa naho mvuye Kigali njya mu ntara hashize igihe nibwo numvise melody nyine yaje kugafata nyine ajya muri bande gucuranga muri gumbaguma ariko ndibuka subiye inyuma gatoya nsa naho naje gufungaho gakeya funguye nsanga melody nyine icyo gihe nibwo ariko indirimbo tubivemo tubivemo rero icyo gihe tuza guhura ahantu duhura Inyamirambo namuze meze biti kumuna watwitsira iberidanje araseka arambwira ati mane ati turumva yambwiye ko ni Kigali sinzi radio rigezwe icyo gihe tino yikoragaho medambya ko niba radio irimo gupromotinga abantu ndambwira ati melody ngiye gukora gospel atemete Imana ikore kandi Fazo azagufasha kuyikora ubwo ndandika gospel nyine ndagarutse ndimbo tagarutse urumva ko ngiye ufunzwe niho nsa naho nyine nasi njya mu by'Imana byo gukizwa nyine ndakizwa maze gukizwa nyine nibwo nase nkora iyo ndirimbo gospel nyine ndandika njya kwa Fazo melody anafasha kugira ngo Fazo yinkorere ndimbo ndayirangiza nyine maze kurangira mbona makuru ari ifunguwe ubuzima ari atari nguma gushakisha mindura milieu njya mu ntara nyine umuziki sana nkuvuyemo kuva icyo gihe nibwo meho gusura mu nyine nibwo meri ku muziki wafungiwe iki iby'abasore turi iby'abagabo ntago bishobora kuvugwa oya nta mpamvu n'iby'abagabo bwira abanyarwanda bagukurikiye kuri Meza TV n'iby'abagabo nta kibazo ntago n'iby'abasore to ariko bidashoboye kuvugwa nta nibanga anyitse yabyo bigira oya nta kibazo nta nibanga ryanjye ukimara tubwiye ko urwo rugendo gitandukana na Bruce Melody ko habayemo ibyo bintu ariko se uyu munsi Bruce Melody cyangwa n'abandi mwakoranaga umuzika w'icyo gihe ese uracyakunda umuzika cyangwa wabivuyemo ese uracyafana bamwe mu Bruce Melody mwakoranye cyangwa wabivuyemo tubwire uracyakunda muzike cyangwa uracyayikora oya nango nkuyikora no kuyikunda sinzi urumva narakijijwe nagiye bya gospel ni nawo muziki numva cyane no fatwanya nkumva gusa Bruce we turavugana ndabagura 2018 twahuriye Nyamata mu Bugesera no twahuriye turaganiramo gakeya ariko ubundi ni kuri telefone gake gashoboka ko bamutipe bari uru byinshi urabizi umuziki cyane navuyemo ndi inyuma yawo ni nyuma yawo tubwiye ko wabivuyemo uri inyuma yawo ese ukimara kubona ko uri inyuma yabo uyu munsi wa none urabitekereza hiki uratekereza kuri future yawe ejo hazaza ko ushobora gusubira muri muziki cyangwa wabyihoreye wacitse intege oya ntabwo umuziki hari nekereza ko umuziki ni inzira ndende umuziki buriya mbona umwanya wo kuganiriza abakiri bato bari umuziki ni urugamba umuziki nuvuga ko ari urugamba uraca benshi bakizamuka intege nk'abahanzi tujya tubona baririmba ntubabwira ko ari urugamba ntago bari busubire muri studio uyu munsi bamwe bari buburare oya urumva ubuzima bwose ni urugamba ubuzima tubamo buri munsi ni urugamba urumva na yugiye muziki ufite intego uziko iyo yagiye ku rugamba of course aritegura ko agiye kurwana urugamba abyo mugiye bakiri bato nabo nyine niba yumva ko agiye muziki nabende tugiye kurwana kuko umuziki wamwe ibintu byinshi cyane of course kwandika gutekereza ikindi ugasaba ubushobozi ntabwo ujya muri wumva atari urugamba ni urugamba nk'ubuzima bw'ubwo bwa buri munsi ni urugamba
Okay, turi kumwe na Ocho hajya niko watubwiye. So gawuco rero izina gawuco ni izina nirisirino nakazina nyine kwa kundi wana abantu bakakakwita mfite umukinnyi yiki umupira urumva ko nakiraga umupira none abantu kwakenaga nyine nakundaga umukita Ronaldinho gawuco ujye mwumva nakundaga umukita Ronaldinho gawuco ubwo bituma nyine kwa kumukunda cyane abantu bahita gawuco rero gawuco gawuco buriya mubona ntabwo byoroshye kugira ngo umuntu afata ukwita izina nuko hari rimwe na rimwe kubonye mu bushobozi n'ibiki bitoroshye iryo zina ryaramvunye kubera iki tubwira impamvu ryakuvunye izina gawuco niryo mu kibuga cyo umupira nyine ngo nyine abantu kwa nyine kumukunda rimwe ukaba nibyo yakoraga mu kibuga ukabyigana bituma nyine bahita gawuco n'iryo zina rya gawuco ryavuye ariko ubundi amazina yanjye ni Maurice. Amazina yawe ni Maurice. Ese Maurice tubwira urugendo rwawe rw'icyo gihe rw'ubuzima ugitangira na ba Bruce Melody kugeza n'uyu munsi mu rugendo rwawe wahuyemo na byinshi cyangwa wahuyemo na bike tubwire muri ibyo bike wahuye nabyo urugendo rwawe ese Maurice uyu munsi ni muntu ki ese uyu munsi Maurice ahugiye mu biki ese Maurice uyu munsi urugendo rwe rwaramuhiriye cyangwa aracyakomeza tubwire ntabwo nava ko rwamiriye none ndacyari kurwana n'ubuzima nkuko bivuze ubuzima n'ubuzima n'urugamba ubuzima ni inzira ndende bro ntukabone umuntu agira hagera aba yarakoze rero gusa nabonye ubuzima bwose ni Imana ushaka kuba mu buzima muri ubuzima ushaka kubaho neza muri ubuzima ubaha Imana ugatinya Imana ugashaka Imana. Uratubwiye ngo ubaha Imana ese Maurice urasenga? Of course nasenga. Senga mu baki? Itorero se nisenga Restoration Church. Ese Maurice warakijijwe? Ndakijijwe cyane. Wakiye umwami n'agakiza? Naki umwami Yesu umwami n'umukiza wanjye. Okay. Abye ngira ngo nabwira urubyiruko cyangwa se naburi umuntu wese muri rusange kugira ngo ugire amahoro mu mutima nukubaha Imana hakibaye cyuta byose yo bashe Imana bagira amafaranga ugira amahoro utayagira ugira amahoro muri wowe uba umva uri free iri mu Mana nyamyibuka kera ndi muri iyo myaka nyine nababwiye mbere nibaga mu mahoro afite umutima uhagaze numva nta mahoro ufite numva ntatekana rimwe sibone n'ibitotsi urumva kabagara kabari n'ibindi bintu bitari byiza ariko kuva maze kumenya kwakira Yesu umwami n'umukiza wanjye hari byinshi byahindutse urumva inshuti za kera zarahindutse inshuti nshyashya nzimana yuko aho igejeje ikora yakoze byinshi cyane ku buzima bwanjye Maurice kivuga ko yakijijwe mu rugendo rwe rwo gukizwa avuze ko asenga muri Restoration Church ese mu rugendo rwawe rwo gukizwa waba warahuriyemo na byinshi byaguciye intege cyangwa byakuzamuye uyu munsi urashima Imana bivugitse ngo waretse ibya muziki? Ndashima Imana cyane umuziki sinzi nawumenya aho nshaka kuzabisubiramo ariko kubisubiramo ni gukora gospel no gukora izihimbaza Imana izizana abantu ku Mana kuko kubaho udatunze Imana ni igihome gikomeye cyane. Imana ni umukozi w'umuhanga. Iyo nibutse uyu munsi uko ndiho uko mbayeho nkatekereza amahoro mfite nekeza ko amafaranga ntiyatanga amahoro mfite abakomeye ni ba mahoro mfite n'imiryango nti amahoro mfite n'inshuti nti amahoro mfite amahoro mfite nayahawe na Kristo Yesu uko ari wanyemeye akamfata akangora mu nzira nzima. Okay, Maurice urubyiruko rw'iki gihe urubona gute ko maze kwakira umwami n'agakiza? Urumva Umunyarwanda yaciye umugani ngo umwana umuhana avayo urumva rero ikina ababwira ni kimwe
ukora ibibi ukazabisanga imbere, wakora ibyiza ukazabisanga imbere. Abanyubane bareka mbabwira ikintu kimwe, nibashaka Imana. Ishaka umugabo mwiza ubitegura ukiri umusore, ishaka kuzaba umugore mwiza ubitegura ukiri umukobwa, kubera ko hari dufata imyaka yacu tukayangiza mu busore bwacu, tukayangiza muri drogue. Nekeza ko abantu mu gihe cyacu abenshi uyu munsi bari banywaga itabi, bitwara nabi. Umunsi bariho nabi cyane, bariho nabi, bamwe babaye nk'abasazi, abandi murahura kuva ufite agahinda k'ubuzima babayemo. Ariko mu gice cy'abantu nzi bahaye Imana icyo gihe, uyu munsi n'abagabo, nanjye rimwe na rimwe yagenye nivuga ati ahari yo menya muri iyo myaka yanjye napfishije ubusa. Iyo menya uyu munsi nanjye hari ahandi hantu mandi, ariko byose bibaho ku mugambi w'Imana. Gusa icyo nabwira urubyiruko ni kimwe, batekereze kabiri, bagarukire aho bageze, bagarukire Imana, kuko iyi si igeze ahantu habi cyane, igezaho abantu bigenga. Nyuma dukeneye kugengwa n'Imana. Urubyiruko rugarukira aho ngaho, rureke drogue, rureke itabi, bareke inzoga, bareke ubusambanyi, bashaka uburyo bakubaha Imana. Okay. Murisa arubatse, Murisa ni umugabo cyangwa ni umusore? Murisa ni umusore, ariko uteganya tu nzababwira nicyo kubaka n'ikigira muzabimenya. Murisa ufite umukunzi? Nawe abyumve, niba umufite mubwira kuri kamera za Meza TV ko ufite umukunzi. Umukunzi? Umukunzi, bafite abakunzi benshi. Ndavuga umukunzi wa wundi wa fiançaye, wo kuba wakwambika fiançaye. Kano kanya nawe. Bakunzi ba Meza TV murukumva ko avuze ngo kano kanya ntawe, bishatse kuvuga ngo aracyari ku soko. Okay, none se urateganya umukunzi ryari? Okay, urumva uwo umugambi w'Imana. Twe jambo ry'Imana bati ngo nitukirabise ngo twigenge. Gushaka bisaba gusenga. Umva ko gushaka umugore n'ubundi ubuzima wo winjiyemo ntabwo ari ibyo kwirukanyira. Bisaba gusenga, bareka gucira inzira, tukabona abagore beza, tuzubakana, tugasazana. Ufite imyaka ingahe niba atari ibanga? Imyaka ni myinshi cyane, gusa ni myinshi, ariko imyaka ni imibare. Tubwiriye muri iyo mibare, niba imyaka ari imibare. Niba atari uguhisha cyangwa. Okay, imyaka 30 ni myinshi, ndakuze 30. Okay, ndumva uracyari mutoya cyane. Ese mu rugendo rwawe wavuye kumwe, ndumva warabonanye n'abantu benshi, warabonanye n'abahanzi buno, warabonanye na bamwe mu babaye ibikomerezwa muri iki gihugu cy'u Rwanda, harimo nka Bruce Melody. Ese uyu munsi Bruce Melody mwaba muvugana? Turavugana ko si cyane. Uriya musore cyangwa se umugabo afite akazi kenshi, kandi nanjye nubaha akazi, ariko yumva umwenda mwandikira, nkamuhamagara tukavugana, ariko ni gake. Iyo wumva warabanye n'umuntu akabigikomerezwa, muri wowe how do you feel? Wiyumvute? Njyewe se nirakuye ko nakijijwe, njye nshimishwa ko umuntu azamuka. N'abashuti banje benshi bazi nkunda ko umuntu azamuka. Umuntu azamutse bindira ishema, nanjye mbamura ko nzazamuka. Urumva nabonye abantu benshi bazamuka, mbona abandi bamanuka. Abari bakomeye nabonye bamanuka, mbona abari baciye bugufi bazamuka. Gusa isomo nahigiye ni isomo ryo kubaha umuntu ari we wese. Niba umuntu ukiriho afite umugambi Imana imufiteho, ushobora kubona uyu munsi umuntu ari hasi cyane, ejo ukabona umuntu akomeye. Ushobora kubona uyu munsi umuntu ari hejuru cyane, ejo umugabo yaramanutse. Gusa ikiriho cy'ingenzi cyo nigiye muri wese umuvuga ni ukubaha buri wese, kubaha buri muntu uko ateye, uko ameze,
kumwubaha ukamuha agaciro ke nk'umuntu. Okay, uravuze ko wakiye mwami n'agakiza, ndumva utari muri babandi bagira amashyari abagenzi babo bakabavugaho ibintu bihabanye n'ibyo batakoze kubera ko we yazamutse akamuvugaho ikibi, kubera ko akeneye kwamamara, kubera ko akeneye kuzamuka kugira ngo amuzamukireho. Murisa, uyu munsi abo bantu babona gute? Cyangwa se muri ibi bihe turimo, muri iyi generation turimo, ibihe wabonye bya mbere n'ibihe wabonye uyu munsi, ese ni irihe tandukaniro? Ese wowe iyo ubibonye nk'umuntu mukuru wiyumvute cyangwa ubibona gute? Urumva ishyari, burereka ngo ishyari ni umurozi. Iyo ugira ishyari wanaroga. Ikintu cya mbere kibi kibaho cyane mu buzima bw'umuntu cyangwa se ku muntu ni ishyari. Ishyari tumuroga, ishyari tuma wica, ishyari tuma ugambana mugenzi wawe, ishyari ni ribi. Ndi rero muri kamere yanjye abyo navuze mu kanya, iyo mbonye umuntu azamutse biranshimisha. Iyo mbonye umuntu azamutse, iyo ayizamutse ushaka kunzamura ukazamura n'undi, urumva rero mushimishwa ko umuntu yazamutse, ntabwo njya ngira ishyari. Rero wari uvuze ibihe bya kera by'uyu munsi, urumva ibihe byarahindutse. Ngerageje mu myaka yacu 10-20 kumanuka hasi, hari urukundo, abantu barakundanaga, abajene bakundana, abakiri bato bakundana. Ariko uyu munsi ubona abantu benshi social media zarabatwaye ntago bagibona nyine rwa rukundo rwa kera rwabaga mu rubyiruko mu bana ntirukibaho. Rwarakambyite ko rusa naho rwadohotse. Ariko icy'ingenzi ni uko gusa umuntu adakwiye kwibagirwa yavuye nabo yabanye nabo. Wowe ni nk'iyi nama wababwira bare ubona muri social media benshi urukundo rwakonje, wabagiriye inama nk'urubyiruko rugenzi rwawe? Inama nababwira, social media ntabwo yatuma utandukana n'abantu, ahubwo nekiza ko social media yagufasha kubana n'abantu, gukundana n'abantu. Urumva dushaka abamumere wa kera, abatubanjirije uryo bakundanaga, tugiye noneho ya social media zidufasha kuryo twagara urukundo tugira byongera kurushaho. Birabaje kuba waturanye n'umuntu ukabamara imyaka 2 mutabonana, umwandikanye kuri WhatsApp, umwandikanye sinzi ku mbuga runaka, murebe umusure muganire. Ko urumva iyo umuntu muhura cyane, iyo mukunda, iyo muhura muramenyana, akonja kukubeshya ngo ndarwaye kandi muzima kuri telefone cyangwa kuri social media, kuri kwitangaza mukubyo kuri social media. Rero icyo mvuga ni kimwe, nuko tugire urukundo, ko urukundo ni iteko ry'Imana. Imana iteko y'utandi mateko yose ni gukundana. Ntabwo wankunda wanyandikiye ariko kugerageza basi umuntu ibaze muturanye muri kariti imwe umaze mwaka utamubona. Guys, dukundane. Ndi bakaje wundi nyakuba mukuru w'igihugu yavuze ijambo rimwe ku mutima, yavuze ngo dukundane. Abato dukundane, byuko dukundane, abakuru dukundane, uko ibyo bizatugeza ku kundi rwego dukundana. Uko na nunkunda uzanyifuza cyiza, ni mukunda nzakwifuza cyiza. Okay, bakunzi ba Meza TV rero murukumva ko turi kumwe n'umusore ahangaha bamwita Maurice. Namwe ahangaho like, share and comment, turusheho kubakurikira, murusheho kudukurikira uko bikeye nuko bwije. Maurice, ese mu buzima bwa buri munsi ni ikihe kintu cyaba warahuye nacyo kikaba cyaragushenguye umutima cyangwa kikaba cyarakubatse umutima, watubwira? Icyambabaje ni umunsi nafungwaga. Cyane mbabaye, ndabonaga ndahande nabonaga ari ikintu kimbayeho kintunguye, n'uyu munsi gitekereje ngira ubwoba umutima wanjye. Ariko ndashima Imana ko bwavuyeho, singiye gukunda umwana w'Imana. Niba atari ibanga watubwira ariko.
oya navuze ko nakivuga urumva gusa nyine afunze kandi aha hari umuntu uzambwira kera ngo umugabo mbwa seka imbohe urumva umugabo wese yafungwa ariko gusa ntituzafunga fungwa ni bro gufungwa ni ikintu cya mbere kibi cyo mu buzima twese twindi cyatuba dufunga ukigera muri gereza ni ke kintu cyagutunguye kurenza ibintu byose waboneye hano hanze man hari ahantu ntabwo ari ahantu yindi si bro niyindi si nageze musanga abasaza abasore mbona abantu bigunze mbona abantu umva gereza ndi kuzimu bro nabonye iri ahantu hambe niho hantu nabonye abantu abarabarira mbona bababaye bituma numva ndabati imana uko ndiba ko muri gereza niho nonye gushaka imana bwa ubundi urumva nafunzwe nsanzwe senga ku byandi bya joke ariko nyigi abantu basenga se ko bakijejwe urumva nongeye gushaka imana ndavuga imana ndibuka narahize ndavuga imana n'umurano hantu nzagukorera rero mbuzwa nuko ibyo nahize mu bigo nahize ntarawugeraho 100% gukorera imana abyo munsi nifuza urumva ndagerageza ariko sindahagera 100%. Nikiye gitangaza wabonye mu ukimara kugira muri gereza ni gihe gitangaza cy'Imana ukimara wabonye ukimara kugira muri gereza nagezemo urumva cyangwa wese abantu benshi baranzi uburyo numvaga ndubeho ndibomere n'uburyo nagezemo ngasanga arimo abantu benshi banzi nabyo n'igitangaza ko harimo abantu bamfashije mu ndana ari nkiri mutoya ariko ngezemo abantu bamwe bamfashije ndatungurwa ndabati kuko Imana iranzi ikindi gitangaza ni kuburyo navuye mu buryo bw'igitangaza utangaje nabwo ndafite icyo nikindi gitangaza fungurwa mvamo nyine ndashimira Imana cyane. Okay, muri sai uri mu bantu bemera ko Imana ibaho umva se nagita sinzi ntago nabona umubare mbyitaho gusa Imana iriho kandi irakora kandi irahambaye Imana iho cyane ngende umugabo wo guhamya Imana umugabo wo guhamya Imana ko ari umuhanzi warimbye ngo yahuye n'Imana ngo yabonye Imana n'amaso ngo nabonye Imana n'amaso yanjye nandi muntu babonye Imana n'amaso yawe kubitangaza ku mirimo kubyo yanyeretse. Okay, ukimara gushaka kwegerana n'Imana Imana ntituyibonesha amaso ariko Imana irahari mu myizerere yacu ndetse mu buryo twizera ko Imana ihari ndetse birenze uko twebwe twibwira. Mu buzima bwawe bwa buri munsi Imana ikikwiyereka cyangwa ukivuga ngo ngewe nemeye Imana cyangwa nemeye kuba umugaragu w'Imana, nubuhe buzima yaba yaragucishijemo cyangwa ni ikihe kintu gikomeye cyane yaba yarakutambukije ukaba wavuga ko uri umuhamya wayo? Umva sirime kandi si kabiri urumva uko bukiye uko bwije inkure bikomeye urumva iyo ndyamye nkasinzira nkahwekera ntago mba nzahondi ariko iteka ndabyuka nkumva ndi muzima nkagenda nkavuga ngo ndi muzima umva ntago nabona uburyo mvuga imirimo y'Imana kuko irenze ubwenge bwanjye gusa ndayikunda kuko nayirankunda ndetse cyane ntago nabona uburyo nyivugamo. Dawidi niwe wavuze ngo Imana ni ya Messi yabuze ubugari bwayo uburebure bwayo aravuga ngo ni ya nanjye Imana ni ya. Okay, muri sa uravuze ko Imana ari ya bigaragara ko Imana ni nziza cyane kuri wowe. Ese muri sa yaba yarigeze guca mu buzima bwiza gusa cyangwa yaraba yarigeze guca mu buzima bubi? Aratanya nk'uya ku buzima bwanjye ari igitabo kandi fungura dusome. Sinzi muse ntago mfitaho nayo gusa ofete nacyo mu buzima bubi cyane aba arimo abantu babuzi ndetse cyane nabonye aho umuntu nzari murya agakumbura kurya, nabonye umuntu yambara ubusa agatira ipantaro, nabonye aho umuntu afate umva nabonye aho umuntu asuzugurika sinabibonye urumva nabonye
ni byinshi nabonye bibi ni byiza. Okay Mulisa, muri ubwo buzima bubi waba waraciyemo ese watubwira mu ncamakeya cyangwa ukatubwira mu buryo burambuye? Mulisa kimara guca muri ubwo buzima ni ikihe kintu cyamubabaje? Uratubwiye ngo wabonye umuntu agira inyota, asonza, atira ipantaro. Ese ni ikihe kintu cyaba cyarakubabaje muri ibyo ngibyo, cyangwa se uburyo wabyitwayemo? Mulisa watubwira? Nabonye umuntu cyamba urumva ni byinshi byambabaje, ariko ndibuka hari umuntu umwe, ntabwo ndibuvuga izina ryiwe. Ndagibuka igihe kimwe nari merewe nabi cyane kabisa cyane, njya kureba umuntu w'inshuti yanjye twasangiraga, w'inshuti yanjye cyane, nizera inshuti yanjye, ndamureba ku kazi, ni umunyamakuru, njya kumureba kuri aho yakoraga ikiganiro kirangiye, ambonye ukuntu umeze, ukuntu abaye, anyima umwanya, arambaza biti ko umuntu abaye gutya. Ndamubwira, ndaramubeshya, ndavuga ati maze iminsi urwaye, kandi man bwari ubuzima bro, bwari ubuzima. Icyo gihe icyo kintu cyambabaje nekeza ku bantu, bana ko abantu nyine abantu bakunda ukize, iyo Kenya baragenda, ariko gusa sinamucira urubanza kuko nawe byari ishuri narimo, ntabwo yari we, bwari ubuzima nagombaga gucamo. Okay. Mulisa tubwiye ko hari umuntu wamwakiriye, uwo muntu asa n'umuntu wamwirengagije. Ese uwo muntu waje kubyakira gute nk'umuntu wari wizeye? Okay, bikira aho namwakiye nabi, nza no kumuregera abandi ba type bafite bacu nyine ko nafite yaje njya kumura barigera, ariko nyuma rugura menye ko cyari ikigeragezo cyanjye, bwayishire ryanjye ry'ubuzima nagomba gucamo nyine nk'umugabo, kandi nkayicamo neza, gusa ndashima Imana ko nabiciye neza, cyararangiye. Ikigeragezo niki? Ikigeragezo y'ubuzima ni cya kintu ucamo, urumva gikomeye tu, urumva ikigeragezo ugasanga nyine rimwe na rimwe ikigeragezo n'abandi muragikuramo, Imana icyo gukuramo yonyine niyo ngo giti kigeragezo ni ikintu ucamo cy'intambara, cyangwa se ibibazo bikomeye ucamo, handi no kwiyahura, bamwe na bamwe kubyakira abagora bakiyahura, ariko urasenga Imana ikakigukuramo ikigeragezo ukagitambuka kikajya mu bindi bizima. Okay. Ese mu buzima bwawe utubwiye ko wahuye n'ibigeragezo byinshi, Mulisa akimara kugera muri ubwo buzima, mbere yaho yaba yaraciye mu buzima bwiza? Nibyo. Urumva ubundi ibi ni byiza biraturanye, ikibi ni cyiza biraturana. Naciye mu buzima bwiza, urumva nibwo buzima bw'umuziki twatangiriyeho, bwari ubuzima bwiza. Ntabwo wahora n'abakomeye ari mu buzima bworoheje, akenshi uhura n'abantu bakomeye kuko nawe ubukomeye kamyita gukomera, urumva ufite akantu abantu baraza ugahura n'abo bantu mvuga ko bakomeye. Naciye mu buzima bwiza, naciye mu buzima bwiza cyane. Muri ubwo buzima bwiza yaba ari ikihe waboneyemo cyiza kirenze ibindi byose waba waranyuzemo? Byiza se ni byinshi cyane, gusa cyanshimishije ni kurira indege. Uri indege werekeza mu gihugu? Nanjye nari ngiye Djibouti. Ukimara kugera Djibouti Mulisa wiyumvishe gute? How do you feel? Urumva byari byiza cyane, byonyine kujya mu ndege mari ni ibintu bikaze, urumva na mu kirere kumva ukuntu bimeze, byari byiza cyane. Okay, Djibouti nyine igihugu cy'ubutayi, urumva kizuba ryinshi, ariko byari byiza cyane. Okay, Mulisa tubwiye ngo wageze muri Djibouti. Mulisa ugereranyije ubuzima bw'icyo gihe n'ubwo uyu munsi, ese wowe ubuzima bw'uwo munsi n'ubw'icyo gihe n'ubwo uyu munsi, ese Mulisa urabifata muri iyi shusho? Ese wabyakiriye ute Mulisa? Watubwira? Urumva ubuzima bw'icyo gihe bwari bwiza kutimwe, ariko none bwari bubi, bwari ubuzima bw'ibyaha,
ubuzima bw'ibyaha ukajya boate ukabyina ugasinda nyine ukumva turi bwo buzima uwo mwanya uvuga ari bwiza ariko uyu munsi numva nyambyibutse numva ahubwo nicuza impamvu ariko uyu munsi kuko nabwiye ngo umwami wanjye Kristo ari muri nge mfite amahoro okay nyine ko timwe uyu munsi numva ariko bwiza uyu munsi ufite ubuzima bwiza ufite ubuzima bwo gusenga ubuzima bw'umunezero ubuzima bwo kunyurwa ubuzima bwo kwishima kandi icyo gihe ntabwo nishimaga nyine narishimaga byako kanya ariko bitameze nk'ubu ngubu ukimara kugera Djibouti ni ikihe kintu cyagutunguye kurenza hano mu Rwanda niyo different waba warabonye Djibouti na hano in Rwanda ese ukimara kugera Djibouti ni gute wabonye ikirere cyaho biya bihugu by'abarabo birashyuha cyane nagezeyo nva mu ndege nakirwa n'izuba rimeze nk'umuriro ariko nyine njyamo ndamenyera nyine nabonye iki cyantunguye nabonye aho ingamiya zipfa bakajugunya ku muhanda nabonye igihugu gifite ubutayu bubiri ubutayu bw'umucanga n'ubutayu bw'amabuye urumva mbona abantu baho ubuzima babayemo bubi cyane aho u Rwanda rwiza u Rwanda igihugu cy'umugisha bigeri ko bifata urumva mbona itandukanye by'abanyarwanda n'abanyadjibouti Djibouti ni igihugu kibabaye kisonje kimerewe nabi ntibahinga ukimara ku Djibouti niba atari ibanga wagiyeyo gukora iki nari ngiye mu by'akazi akazi Marisa watubwira akazi niba atari ibanga ukatubwira igihugu ushaka kwizera nk'abantu runaka urugero vuga cyane tukumva kwa kundi igihugu ushaka kwizera nk'abantu runaka kikabohereza nyine mu kazi ni mu buryo akazi wanze kutubwira kandi navuze ngo nakazi nakazi ni ubuhe bwoko bw'akazi ni muko tugiyemo tweje n'igihugu nyine kwa kundi igihugu kizera abantu runaka kikabohereza nako kazi c'est tout okay Marisa uyu munsi ubuzima bwawe urimo ni ubuhe buzima ni buzima bwoko ki ubuzima buratandukanye uyu munsi utubwiye ko wagiye Djibouti nta kazi ubuzima wari uriho mbere bigaragare ko butari harimo bwiza n'ububi Marisa usubiza amaso inyuma nka Marisa wowe ubwawe ese ubona ubuzima bw'icyo gihe n'ubwo uyu munsi ubibona gute Marisa tubwire can you tell him nakubwiye yuko nyine ayitandukaniro bivuga ngo iyo kiri mu byaha abona ari byiza sibyo ariko nujye mu by'Imana ubona ari byiza kurushaho ubona ko warayobye nubwo wagira miliyari nubwo waba rwa mbere ku isi muri udafite Imana nta buzima bwiza bufite ariko nubwo waba umukene ufite Imana ubundi ubona uri ubuzima bwiza nababwiye ko Imana itanga amahoro Imana itanga umunezero Imana itanga kunyurwa itanga ibyishimo umva Imana ngiye uyu munsi nubwo mbitisha mukangira umukira mbere ku isi utubaha Imana cyangwa se ukamubwira umukene wa mbere ku isi ubaha Imana nahitamo kuba umukene batubwiye ngo wahitamo kuba umukene ese kubaha Imana byaba nizihe nyungu ku kiremwa nkawe nka Marisa kubaha Imana nizihe nyungu kuri wowe kubaha Imana cyambere harimo ubugingo urumva harimo ni byinshi harimo umunezero kubaha Imana ni umunezero ni ubunyangamugayo kubaha Imana ubona umukire Marisa twaganiye byinshi menge n'abanyarwanda barimo kudukurikira none aha ngaha Marisa ubuzima bwawe bwa buri munsi waciye mu byiza uca no mu bibi uyu munsi utubwira ko wakiye umwami n'agakiza ese Marisa mu buzima bwawe bwa buri munsi cyangwa mu rugendo rwawe rwa buri munsi ese haba hari ikintu cyahindutse cyangwa haba hari ikintu cyiyongeye mu buzima bwawe mu buzima bwose waciyemo watubwira ubuzima se nakubwiye ko muri Kristo byose ni bishya urumva muri se wa kera muri se za 2010 na 2011 na 2012 na 2013 si muri se uyu munsi
mu myaka narakuze mu buzima busanzwe ndakura bagakiza nabwo bagakiza nabwo ndahinduka nahinduye byinshi byarahindutse mu buzima bwanjye nahinduye byinshi naba ndi mushya ndi muri se mushya kubwa Kristo kubwa amaraso ya Yesu Kristo ndi mushya. Okay, Maurice atubwiye ko ari mushya. Ese Maurice mu buzima bwawe urubyiruko rw'iki gihe warutubwiye utubwira uburyo rwitwara utubwira n'uburyo ki abantu bagiye bahinduka abantu bakakwirengagiza. Ese Maurice muri uyu munsi wowe ese umuntu azakuganya gusaba serivisi wamwakira ute? Nimugoroba ijoro ryashitse mu twamo tuganira inshuti yanjye kuva kera nyine William nakunze kuvuga cyane nabonye abantu benshi ariko Imana cyafite abantu beza kandi kuvana mbere habuze abantu beza burya nagana William ibuka rimwe William ngeze ansanga ahantu nari mbabariye meze nabi mbona mubwira ubuzima mbayemo mbona amarira araje ashaka kuri umuntu w'umugabo nukuri nanjye umuntu aje ababaye akenshi umuntu iyo mbonye urubabaye nibuka ubuzima nari ndimo iyo mbonye umuntu w'umusore ababaye mpita mbona muri yashu yanjye ya kera ariko ndagira ngo mbwire umuntu abantu barimo batwumva umunsi bababaye bo gucika intege haracyari ibyiringiro Imana iracyahari Imana iracyakora uyu munsi wo kubabaye ejo ukazaseka umunsi wo kuwambaye ubusa ejo ukambara umunsi wo kuwushonje ejo ugasigaza uko ibyo bihe byamunayibayemo aho umuntu akumbura kurya urumva ufite famille pe ugakumbura kurya kandi ufite famille hari imari gufate kujyana kuri famille yawe aho utazagira ngo komange bakingure. Rero ndagira umuvandimwe cyangwa se umuntu wese wabaye uyu munsi yicika intege haracyari ibyiringiro Imana iracyakora Imana yakoze yankoreye uyu munsi nkabana byabikemera nambara agashati bikemera nawe uyu munsi Imana iracyakora ejo nawe ubabaye uyu munsi wicika intege gusa ni kimwe ikintu abantu benshi mabona abantu baca mu buzima bwinshi bakajya muri drogue atari uko bahaze ahubwo ubuzima butumye bajya mu biyobyabwenge n'amakosa mu buzima ntuzibure mu buzima abantu bazakubure umuryango kubure ariko ntuzibure. Ni ikihe gitangaza Imana yaba yaragukoreye kikaba gitumye uhamya Imana gutyo wabibwira abanyarwanda ukabisangiza abanyarwanda? Rafi ni byinshi navuze ko ari byinshi gusa tangaza cyambere uyu munsi shimaho Imana kimwe ni munsi ntashobora kwibagirwa ni kimwe nakiza yamaye yakamatera ko ndi mwiza atari ko mfite umwuka mu muryango ukomeye atari ko mfite uburanga atari ko mfite amafaranga ubwayo inkuru gitangaza imagakiza cyo ni gitangaza kuri ngiye gifite ikidasanzwe kuri ngiyewe niba ngeze aho abantu umuntu ashobora kunyifuza akanganiza akazasanganiriza kandi narigeze ngeraho umuntu Rafi wari wamara amezi 2 mu rwamagara kandi utunga telefone yitunze ukamara amezi 2 nta muntu uguhamagaye urumva ariko uyu munsi abantu baramamagara ni gitangaza urumva. Rero ndashima Imana kubgayo ko yakiza yamaye kandi ayisaba ko nkomereza mu gakiza kayo nkakomeza nkakizwa urumva ndetse amakamba yateguriye abera bayo ntanye nkazayabona sibyo. Muri sambi bigaragara ko wakiye agakiza kandi n'abakubona bakunzi ba Meza TV mukurikiye iki kiganiro nukuri hari uburyo uyu musore arimo kuvuga. Ese wowe ukimara kumva ko agakiza wakakiriye agakiza wadusobanurira agakiza ni iki? Agakiza rero ni impano Imana itanga
kandi Imana iha iyo mpano iha uyishatse. Uko erega nawe ntawifuza gukora ibibi, abantu bose bifuza gukora ibyiza, ariko iyo mpano nyine Imana iha umuntu ngo akizwe, nicyo kibazo. Imana iduhitamo siko tuyitamo, kuko urabona Imana iri hejuru mu ijuru, kwera uko ari kwisanga mu ijuru tuyisangiye, ahubwo yaramanutse dusanga mu isi tutwegereza. Ariyo mpamvu agakiza ni impano Imana itanga, kagukura mu byaha mu bibi, ukoronka byeri ukubutazivaho, ariko Yesu yakugezemo imaze kumwakira. Umva sinzi ko nabyita birikora, ubona ibintu biza, ukabona wajyaga umujinya ntukirakara, ukunda kugana ntukirwana, wanga gitabo karivaho, mbese ugasanga ibintu byose. Urumva agakiza ni impano Imana iduha, ni impano Imana iha abana bayo. Urumva ni impano iha abana, ni impano Imana iha abana bayo. Noneho agakiza rero ubundi abantu benshi barakijijwe, ariko bafite agakiza ariko nta busabane bafitanye n'Imana. Hari isano n'ubusabane. Rero nyumve neza, isano bavuga ni kwa kundi uba ukizwa, ukatura kimwe muri mukiza, ukabatizwa, ukakizwa. Abo ni benshi, ariko muri kuvuga kwa Yesu umwe mu mukiza ukagoma mu byaha, icyo gihe bufitanye isano ariko udafite ubusabane. Wanyumvise neza? Ubusabane bwo mubyeyi n'umwana we. Urumva uri ufite umwana ugiye nawe ubusabane, umwana akava ku ishuri ukamwagira, ukamugaburira gutyo niyakuze akomeza kwitwa umwana wawe. Ariko hari igihe byari umwana akabikirara, akagenda akajya kunyira, akajya kuba ikirara nyine akakunanira. Nimugene ubusabane. Ariko hari undi mwana mushoko mutari kumwe, akaguhamagara, papa waramutse, mama waramutse, saa sita mwiriwe neza, nimugoroba muraho, umva ko mufitanye ubusabane. Ariko wundi wagiye ni umwana wawe of course, ariko nta busabane, mufite amaraso yawe ariko nta busabane. Urumva agakiza ni impano Imana iduha. Okay, Murisa, ese mu rugo ni he nyakuri? Mu rugo ni Rubavu. Mu rugo ni Rubavu. Okay, wavukiye Rubavu? Navukiye Kongo, muri Rubavu, mava mfite imyaka 14 ya Kigali. Hajya mama mbere watubwiye ngo amazina yawe bakwitaga mu yakabyiniriro na yahe? Ni Gawuco. Gawuco baba barari kwise mu buhe buryo? Ese waba warakundaga gusabana bingana gute ku kihe kigero? Urumva umukinnyi wa Ronaldinho ni umunya Brazil, kigiye kiranga muri Barcelona, amufana Barcelona none ari umukirita Gawuco. Sinyamumuntu afite imisatsi myinshi, yakunda guseka mu kibuga, yari umuhanga cyane, akunda guseka. Nanjye rero muri kamera hano banzi nkunda guseka no gusabana buri wese. Kwa gusabana no guseka nyine nagiye kandi kubona namwigana. None ndibuka ko umuntu wambaye wanyise Gawuco mu kipe bita Jamari. Gawuco nyine rikura gutyo, nk'abantu banshyigiye na Brice ubwe Melody ayita Gawuco. Bose benshi abanzi kera banyita Gawuco. Ese Bruce Melody mwabanye mu buhe buryo? Bruce Melody urumva medukabanye imyaka 3 nyine, nibwo yase imindura nyine nimuka nabaga. Urumva niyo twabaga mu Kamenge njye handi. Melody anzi kutuzanya bya industry by'umuziki. Urumva ariko nakoraga umuziki turi umukinnyi wa football. Urumva rero abo bamunyaneza wa Krije nyine, aba William ubwo twarakiranaga nyine bakanyita Gawuco, nawe ni benshi bataga Gawuco, nibyo zina bari bazi. Ubwo Melody nawe duhura nyine bayita Gawuco, nyine nibyo zina bazi. Uyu munsi muracyavugana nande na Bruce? Bruce turavugana ariko navuze ko turavugana ko si cyane, ni gake. Ndakumwandikira arimo akansubiza, ubu tukavugana cyo kumara n'amezi 2 tavuganye, ariko turavugana. Baramusore agira akazi kenshi, afite kandi pe nanjye nabana blaming ko nanjye rabo tuziranye cyo kubona amezi 3 tutavuganye, kandi ntunze nimero zabo. Urumva ubwo rero njye mu mwanya akazi nubaha ubuzima, kunzi kubuzima
turimo ari gushakisha. Okay, ese Mulisa uyu munsi ni iki cyakora? Nkora business. Business yerekeye kuki? Ucuruzi iki? Nkora mpaka n'abakongo n'u Rwanda nyine Goma Gisenyi gutyo Kigali ngenda karangura ibintu hakurya mu cy'abaturage muri Kongo ukaza ugasora ukarangura nyine ukajya gucuruza. Ibiki urangura niba atari ibanga? Ni byinshi biterwa n'amakomanda abakiriya bakeneye. Biterwa n'amakomanda abakiriya bakeneye, ibyo bakeneye byo kubazanira bitewe n'isoko ufite. Okay, muri ibyo bakenera ni ibihe bakenera? Bakenera byinshi, bakenera byinshi cyane. Bakenera imyenda, bakenera ama vest, costume, ntabwo zihenze cyane, turazigura tukazisora tukaza mu Rwanda nyine kuzitanga mu Rwanda bazirangura. Okay. Mulisa ubuzima bwe bwa buri munsi yaratubwiye ubuzima bwe bwa buri munsi. Ese Mulisa uyu munsi wa none yaba yarakiye agakiza, uyu munsi akaba yitwara gute? Ese Mulisa yitwara gute nabo yavuze batandukanye umuco wa mbere n'uw'iki gihe? Ese Mulisa uyu munsi yaba ari muntu ki cyangwa yaba agaragara ute cyangwa yaba yitwara ute muri abo ngabo yavuze? Ntago gukizwa rero ntago bisobanura kureka inshuti za kera, ahubwo icyo ukora ubanazo vuga cyane tukumva. Uvuga icyo ukora ubanazo ukazerera imbuto, ukagerageza kwera imbuto z'abihannye cyangwa z'abakijijwe kugira ngo bamenye ko babone ko hari impinduka ya Mulisa wa kera na Mulisa uyu munsi. Rero tukiri mu isi tucyafashiye mu ntambara, ntabwo byoroshye muri ubuzima, ariko hamwe n'Imana. Intumwa Paul niyo yavuze ngo byose bishobozwa na Kristo mu imbaraga, nanjye ntacyo nakwishoboza. Nakakiza nafite Kristo sinakishoboza. Akuba Kristo n'umufasha duhaye Mwuka Wera n'ushoboza byose nkabikora, nshobozwe nawe. Okay, waratubwiye ngo wigeze kuririmbaho, niba ntibeshye watubwiye ngo wigeze kuririmbaho. Indirimbo waba wararirimbye ni yihe utari wakira agakiza mu mbere? Urumva yandi byabara tu. Okay, nebeta ngarukira. Tiri agapera niba ukibyibuka. Ravuga ngarukira ndebe ko umutima wanjye watuza. Ngarukira ndebe ko umutima wanjye watuza. Wari unabizi rero. Wari unabizi. Bakunzi ba Meza TV rero turabereka ko umusore wacu arimo kuvuga history ye. Nukuri namwe mwarushaho gutanga n'ibitekerezo kugira ngo turusheho kunogerwa na gahunda za Meza TV. Ese Mulisa uyu munsi ibigwi byawe uracyatangira, uracyari umusore mutoya, ese witeguye ute kwakira umukunzi mushyashya ugiye kuzakuzira mu buzima? Sinkwanuye. Urumva nyine etape gusa nyine ikintu kiriho, urumva bajene b'ikigihe cyangwa se bagenzi bacu ko nzamwubaha, nzamukunda. Urumva bakunzi ba Meza TV murumve ko azamwubaha, namukunda azamwubaha. Mukobwa rero wumva kuri tayari ufite imico yo Mulisa akeneye waza. Imico condition yanjye numva nagigoye cyane, ariko cyambere no kubakijijwe. None urumva atari umuco? Yego kubakijijwe, numva kundakijijwe akora ibyiza, urumva akunda abantu, ukijijwe byose arabigira. Ikingenzi ni ukubakijijwe gusa, ni ukubakijijwe n'ibyo. Abaye akugaragarije kusura ko akijijwe, wamugeza iwawe
ugasanga imico wari wizeye ko afite ugasanga ntayo afite, wabigenza gute? Bo nakwihangana ngasenga, namusengera ko Imana ihindura abantu, Imana ihindura imitima y'abantu. Akimara yemeye ko Imana ibaremeye ko muma, of course yanamuhindura gusa ingenzi arega urukundo ni ikindi kintu. Urukundo nje narusanga rugira ibintu bitatu, harimo urukundo ukuri ro kwihangana. Nje namukunda nkamuha ukuri nkanihangana, numva hari Imana imenye kwihangana kwanjye n'ukuri mfite n'urukundo mfite shobora kuba yamuhindura. Nibyo. Okay. Murisa mu rugendo rwe yagiye uyu munsi wa none, Murisa ni igiki cyakunejeje cyangwa cyakubabaje? Kimwe muri ibyo uko ari bibiri uravugamo kimwe. Njyewe ntabwo nkibabara. Narabaye cyane, ntabwo nkibabara pe. Kandi rafi rwose ntabwo ari kukubeshya, ntabwo nkibabara. Kuzamura mbabaye cyo kuzakuvuna. Kuko ntabwo businabazwa niki. Ntabwo napfa kubabara. Ntabwo njye cyane, ntabwo njye mbabara pe. Kwishima muranishimye byo. Muranishimye. Uko amahoro ni yishakamo. Kristo ajya mu ijoro. Ariko umusozi bita Gibiyoni, Yesu yaravuze ngo ijambo rya nyuma yavuze ku isi. Yaravuze ngo mbasigiye amahoro y'umutima. Mbasigiye amahoro yanjye. Urumva? Mbasigiye amahoro yanjye. Abisi badatanga ndabasigiye. None ko yansigiye amahoro. Ni gute nta cyane ubwoba, nta n'icyambabaza ko mfite amahoro ya Kristo. Kandi pe rafi yongera ngo uranzemo gakeya, nikaza ko kuva twatajya kubonana ntabwo babona mbaboye. Ese Murisa, urugendo rwawe watubwiye ko waciye mu byiza ndetse unaca no mu bibi. Ese muri ibyo bibi cyangwa mu byiza, ese mu bibi waciyemo icyagushenguye umutima ni iki? Nakivuze, navuze ko ari gufungwa. No gufungwa wakitubwiye. Icyakunejeje kurenza ibindi byose? Navuze ko ari agakiza, umunsi bwa mbere. Agakiza. Ibyo byose wabitubwiye. Murisa, uyu munsi wa noneho muri wowe urabibona gute? Muri wowe uyu munsi wa none ni ikihe watangariza urubyiruko? Ese ni ayahe magambo ushobora kubabwira nawe yo n'abari mu bibi bakajya mu byiza? Ese ni irihe jambo ushobora kubwira urubyiruko rwari rumeze nkawe gutyo wari umeze icyo gihe? Warubwira iki? Ese warugira iyihe nama? Nje inama nabagira ntanjye nama. Umwaka yuvaho nagusubiraho. Mu buzima cyinabwira abagibyiruko bari umuna banje cyangwa se n'abakuru banye n'abandi utabari imbere yanjye ni kimwe. Twebwe twaje tubaho tudafite abantu batugira inama badufasha. Iki cyacu naho twagiraga turi YouTube, tureba amakuru nkaya, tuve dukena ama YouTube, dukena social media n'ibyo biriho. Ariko uyu munsi hari ibiganiro byari ibintu byinshi byatuma uhinduka. Inama wagira urubyiruko rw'iki gihe, wari umaze kutubwira ko ari kuba rwahinduka rukava mu bibi. Ese Murisa, mu rugendo rwawe wagiye cyangwa wagenze, ni irihe shusho wasanisha n'iry'icyo gihe wigeze kubona muri ubu buzima bw'uyu munsi ukaba warariciyemo iryo shusho? Ishusho naciyemo, mfite abantu benshi. Hari abantu twasangiraga amatabi, urumva hari abantu ndibuka igihe kimwe, umunsi umwe twajya kunywa inzoga ahantu mu Giporoso. Tunyweye inzoga no bangombwa yuko umuntu twasangiraga arambye ngo tujyana ahantu bita munsi ya Rufa Palace mwirigara kunywa urumogi. Nako nzabyibagirwa na rimwe umunsi umwe. Ariko ibintu wigeze kunywa urumogi umunsi umwe, ariko ibintu byankoresheje ntabwo nzabyibagirwa n'amateka. Ubwo icyo gihe nese munakunda ahubwe no ubundi nibaza ko umuntu urinywa ukwezi, umwaka, imyaka ikuno bameze gusa nakaza kitabe urangira nabi, usaza uri umwana mutoya, ugataga kiro mu muryango, ugapfira mbese ugapfa ubusa. Igihugu gikeneye
kuko igihugu nikibona umusaruro ababyeyi ukabarumbira ariko still kano kanya icyo nasaba nuko bagarukiye bageze birashoboka kubireka birashoboka ko ngenzi abantu benshi bagiye barika itabi. Okay, muri savutse mu muryango w'abana bangahe? Abana 8. Vuga cyane. Abana 8. Ese muri afite papa na mama? Ndabafite. Mfite papa na mama. Okay. Ese papa na mama ukunda nde? Bose ndabakunda. Bose ndabakunda. Ni ikihe kintu Murisa agera mu rugo agasanga batetse kikamunezeza kurenza ikindi cyose? Njye nkunda imyumbati n'ibishyimbo n'amata. Imyumbati, ibishyimbo, amata. Okay. Murisa akimara kwikundira imyumbati n'ibishyimbo n'amata. Ese wowe Murisa ni igiki mu buzima bwawe bwa buri munsi wikundira kurenze atari ibyo ngibyo waruvuze? Njye ikintu nko cyambere bayo na amata. Nkunda amata rwose. Ewa ntago ndana nk'uya amata. Ndamata. Mpamvu sanayo? Ntago mbizi gusa nkunda amata. Okay. Murisa, ese mu muryango wawe ninde muntu bumva wizera cyane kurenza abandi bose? Ndavuga mu muryango round mu rugo mu nzu. Yizera mama. Kubera icyo utizera papa? Papa ndamukunda, ndamwizera ariko cyane mama n'umunyabanga wanjye wa mbere. Mama niwe muntu wa mbere nkunda. Niwe nkunda bose mbakunda ariko nkunda mama cyane kurusha abandi bantu bose. Vugitse ngo papa ntago mwizera, papa nawe arababyumva kuri Meza TV ko utamwizera ntago mukunda. Nese numva papa rega, papa ntago tubona pastor na ryari. Papa ntago tubona papa shoro kumara ukwezi atabamagaye ariko mama ntago bwakwira atabamagaye atambaje ukomeza. Urumva nawe urabyumva nyine umuntu kwitaho cyane akenshi nawe ukunda. Nuko. Okay. Murisa, tugiye kuvuga ikiganiro turimo gusoza. Ese ni uruhe rukundo ukunda inshuti zawe? Inshuti zanjye zose nzikunda kimwe. Ntago njye inshuti ngo nivuge ngo ni byadanje ngo arenza abantu banjye bose abantu inshuti zanjye zose ziraresha. Ngiye kukubaza utubazo duto nk'utw'abana cyangwa nk'utw'abantu bakuru. Ukimara kwakira agakiza ni ikihe kintu cya mbere ukimara kwinjira mu rusengero wabonyemo kikagutungura kurenza ibindi byose? Burumva ngiye mu rusengero cyambere nabonye abantu abamama abakecuru basenga bakarira, nkabona umugabo basenga kubona barize ukikanga. Nibaza ni gute umuntu arira nyuma nza gukurikirana sangi to barira n'izindi mbaraga mwuka wera bayamanutse akabariza nyine ukarira ukumva uburyohe bw'Imana, ukumva amarangamutima ibyishimo ndetse bikivanga bikabyara emotion ukarira kwa ukunda Imana cyane. None ngerageza bimbaho hari ingero rwose byo nk'ahantu cyane bari kuramya nimba zo kuramya Imana no guhimbaza bari indirimbo kangura ku mutima nkumva bya myaka yanjye ya kera bya bibiye bya kera byo kutamenya byo kuba mu byaha nkumva nkatekeza urwo rukundo Imana yankunze ikamfata nkumva amarira amanutse. Okay. Murisa, ngiye kukubaza ikindi kibazo. Ese ukimara kuvuka ukigera kuri iyi si wabonanye the first of all wenda ushobora kuba warabonanye n'abantu benshi. Ese ni uwuhe muntu mwabonanye mu buzima bwawe ukumva muri wowe hari ikintu agusigiye muri wowe ndani? Ni uwuhe muntu mwabonanye ukumva muri wowe urahindutse? Twabonanye ganuka gute numva ukiyumvamo ko kwa kundi umuntu yumva akavuga ati nabonanye n'akanaka ndumva binejeje. Mu twabonanye numva datunguwe ni kapiteni k'ipe cyo guharuna niyo nzima.
umva ko n'uyu nagisi no gisenge y'urubavu ndibuka twatumanye igikirekire kitabonana kubaje imyaka hari hafi nk'umunani tutabonana tuzagura ahantu duhuye ndibuka nako nzabyibagirwa umuntu umwe twatumwe ati modere umwana y'uwanyu rubavu kandi musuhuza cyo aho yaki muri Jean Sport yabyiya ako yavuye mu kipe gihugu mubonye abantu buryo yanyakiriye buryo yampobeye wari munarishimira murenze numva urugero umustar izina yari afite mu gihugu numva ebana mbonye buryo yanyakiriye buryo yishimye buryo nyishimiye nanjye birandenga ndanezerwa cyane ari mu bantu twahuye bakantungura cyane. Iyo senze Imana ni ikihe kintu kikuza mu maso? Iyo senze Imana kenshi Imana ikunda kunyereka mu buryo bwo guca bugufi. Guca bugufi kunyereka ko ndubusa, kunyereka ko ntacyo ndicyo, ko kubaho mbese kubaho ntafite Imana, ko ndubusa, kubaho nigenga niyobora nitwara ko nishakira. Reka nkubwire ukuri afi ubuzima n'ubusa, ubuzima ni amazi. Umunsi ndi hano cyo kuva na terametero imwe nkabanda gwenda pfuye ndarangiye hanjye akibagiranya sibyo. Ateka nkunda kumva nk'umuntu yapfuye nzanye narinzi iyo numvise bitubona yakikwikanga bitugatuma ntungo ko nyabatoke kuko nitwara nyine. Okay, ngiye kukubaza ikindi kibazo turimo gusoza bakunzi ba Meza TV. Ese wigeze gukundanaho? Narakundanye. Ni cyo kintu cyakubaje mu rukundo? Ni ukubeshwa. Kimara kubeshwa byakiye ute? Nyine umva biragoye kubyakira. Kwakira kubeshwa biragorana ariko narabyakiriye. Biramvuna ariko of course biragira byakiye nakimira gukora. Okay, ngiye kukubaza ikindi kibazo. Muri iyi si ninde muntu wakubabaje kurenza abandi bose bakubabaje? Icyo kibazo kwagiye kumeye cyane. Kunkorera uko aseko yakoze yankoreye. Muri iyi si ninde muntu waba warakubabaje kurenza abandi bose? Kurenza abandi bantu bose ni umuntu n'umukobwa. Bamwita nde? Nawe yumve ko yahemutse. Ntabwo navuga izina rye. Arabizi nawe ariko rifite yanjye. Okay, wabyakiriye ute? Urumva yarambabaje ari ukuntu ukunda umuntu ukamukunda cyane no mubeshye kumva karasa ko niwe nyuma yo kumva arahindutse nyine kubwa ijambo ari guca umugongo urumva ariko ugiye ukamenye ukabyakira kundi ijambo ry'Imana avuga ngo tubabarirane byageze nyuma nyanze mbabazi ndavuga umva byarangiye nifite cyane pe nifite yanjye cyane. Dusoza Marisa uyu munsi tuvugana ngiye kukubaza kandi kabazo dusoza. Imvura iramutse iguye none ahangaha uri mu mutaka uri kumwe n'abantu 5 kandi muri abo bantu 5 nawe urimo muri mu mutaka umwe kandi imvura iri kugwa kandi uwiragwaho iramuhitana. Nasohoka mu mutaka imvura iramuhitana ukabona umuntu ubabaye aryamye iruhande aryamye hanze y'umutaka ari umukecuru yabuze uburyo yagera ku mutaka kandi urasohoka mu mutaka imvura ikamwica iramwica kandi umukecuru aryamye hanze imvura irimo kumunyagira iyo we ntagarapfa wiri kumunyagira atarapfa. Ese muri bane muri abo ninde wamutabara utagendeye kuri abo ngabo? Urumva abantu bose bivuga ibyiza sibyo ariko ubwo umuntu abayizi bagira ngo kabika muntu umutima w'umuntu njye bitewe no kuntu uburyo niyizimo kiti cyanjye namwitangira. Okay, bakunzi ba Meza TV dusoza rero twabashimiye kuba mwakurikiranye Meza TV. Muri aka kanya mwibuke gukora share and subscribe ndetse mwibuke no kunakora share
turabashimiye cyane twari turi kumwe n'umusore bita Gashogi Maurice aka Gawuco. Turabashimiye nanjye mwari muri kumwe na Sam.